Amina. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana, mbifurije ikaze mwese mu ijambo ry'Imana tugiye gufatanya. Tugiye kumara amezi abiri turimo kwiga inyigisho zivuga ngo gukunda Yesu, dukunda abandi, gukora imirimo, ubukristo bugiye mu bikorwa. Ubundi niko nabyise, ubukristo bushyizwe mu bikorwa. Kuko buriya nimusoma hariya muri Matayo 22 niho tugiye kwiga, aho badusomeye kuva ku murongo wa 34 kugeza ku murongo wa 40. Buriya hari ikintu gikomeye cyane. Buriya umwanzi w'ubugingo wa mbere ntabwo ari Satani. Abantu benshi barakubwira ngo umwanzi w'ubugingo ni Satani, ntabwo ni buriya, nta ikintu mutazi. Umwanzi w'ubugingo wa mbere ni idini. Kubera yuko idini muze kubyumva neza, ariko ntimuze kubyitiranya n'amazina y'itorero. Mutandukanye idini n'itorero. Idini ni imihango tujyamo. Itorero ni mwebwe n'abantu bagendera uko Imana ishaka. Ariko reka ne kubitindamo kuko sinshaka kubavangira. Buri ikintu cya mbere kitubuza ubukristo bufite imbaraga ni urukingo rw'idini. Umuntu araza akabatizwa ari uruhinja, agakura atazi Yesu. Yagera ku myaka 14 tukamukomeza nta Yesu yakiriye, tugahita tumushyira no kwigaburo ryera, nta Yesu afite. Noneho uko akuriye muri icyo kintu, imihango y'idini yose akayimenya, ndetse kubera ko yagiye no muri Sunday school agafata Bibiliya mu mutwe, wavuga imirongo ya Bibiliya ugasanga arayikurusha. Kwa uretse ko kuvuga imirongo ya Bibiliya nkaba mbona ubuzima bwawe butandukanye n'ibyo Bibiliya ivuga. Ariko gihe ndi umwangilikani, gihe ndi umugatolika, gihe ndi umupantekote. Kwa uretse Yesu yigeze kugira umupantekote, yigeze kugira umwangilikani, yigeze kugira umumetodiste. Aya mazina yose twitwa nta na rimwe Yesu yasize ku isi. Mwari mubizi? Buri iyi ntambara nyinshi tujya tugira ntabwo ziba zishingiye ku byo Yesu yavuze. Oya, zishingira ku bihangano by'abantu. Umuntu arifata agasengera hariya mu baporoso uri yuzuzura umwuka. Ni hehe bigeze bavuga yuko mu baporoso badashobora kuzura umwuka? Ese ubundi abaporoso batangira he bakagarukira he? Ariko kubera ibintu twebwe twashyizeho, ni nabyo tugiye kureba, usanga idini akenshi itubuza kwinjira mu bugingo nyakuri. Aya magambo Yesu yigishije abwira uriya muhanga w'umunyamategeko, amubwira ati rega ibintu murabigoreka, ibintu muragorana, ibintu mwarabyishe, dore mwirirwa mujya impaka z'amategeko. Itegeko risumba yandi nire: ukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irindi rikurikiyeho ukunde mugenzi nkawe ubwawe. Andi mategeko yose ashamikiye kuri ayo ngayo. Cyo babyita rero simplification. Ari mu Kinyarwanda simplification bayitaga mu twarabyize kera, ariko twebwe twatangiye kwiga Igifaransa mu wa gatatu, ku buryo imibare yose nayize mu Gifaransa. Kenshi iyo mvuga imibare, kuko ari muri primaire, ari muri secondaire, nize mu Gifaransa giye kuva mu wa gatatu. Hari igihe baguhaga umubare bakavuga ngo 25% ngo kora simplification, kabanza ugakuramo 5 ukabona 5 kuri 20, bakavuga ati ntabwo wabirangije, ongera ukore simplification ugasigarana 1 kuri 4, ubwo ukaba wabihejeje. Na Yesu rero yarazi gukora ibyo bintu, bakamuha ibintu byinshi bivangavanze, akavuga ati ariko ibi bintu mubona bivangavanze ngiye kubakorera simplification. Aya mategeko ya Mose arenga 600 yubakiye kuri 2 gusa: ukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, nurangiza ukunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Namwe mwicayemo hano, ubwo Yesu arabibarangirije. Niba ushaka kumenya ko uri umukristo, banza wibaze ngo ariko urukundo rwanjye rw'Imana ni umutima wose, n'ubwenge bwose, n'imbaraga zose,
byose nimariyemo. Kuko buriya umukristo wakunze Imana aba yararundumutse. Hari abantu ujya uvuga ngo ariko ngo ntugakabye, ntushobora gukabya gukunda Imana, ntibibaho. Nta muntu ushobora gukabya gukunda Imana. Ahubwo reka mbere iki cy'abantu bajya bakora, hari igihe umuntu akabya kuba mu idini bakabyitiranya no gukunda Imana. Burya ikitwicira ingo, ikiduteranya n'abandi ntabwo ari ugukunda Imana, ni ugukunda idini. Reka mbaho urugero. Umugabo umwe yigeze kumpamagara, n'igihe wari waramusabiye, yashwanye n'umugore, ntabwo basengera hano. Noneho umugore asengera muri church, za church. Ntacyo mpfa nazo ariko muhumure, ntabwo ninde kuzivuga nabi. Iryo torero bagiraga gahunda kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru. Kuwa mbere umugore ari muri korali, kuwa kabiri ari mu masengesho, kuwa gatatu ari mu biki, kuwa kane ari muri revival, bikageza umugabo arambwira ati rero ndagira ngo dufashe. Uyu mugore wanjye aba mu rusengero, kandi urabiza akazi nkora simba mu rugo. Abana bacu babaye derese, ntibagira ubitaho. Wamumfashirije kuri umupastori akumva ko umuntu ashobora gusenga Imana ariko akabishyira ku murongo mwiza, n'abana bakabona nyina, bakabona umubyeyi ko jyewe ntahaba kubera akazi, kandi akazi nkora niko gatunze urugo, sinakareka. Umugore ndicaye ndamuhendahenze, ndamubyiniriye, ndabona mada uhagerageje ukareba ibyo ugabanya ngo pastor ngo wingusha, ngo jyewe ngo ibi bintu byo kunjyana mu bintu by'umubiri, ngo ndenda kukubwira ngo wowe ntabwo uri pastor wacu, ngo pastor wacu ni umunyamwuka. Ndarema ndavuga nimbaza nteka nkubwire, uyu mwuka ugiye kugusenyera urugo ntabwo ari uwa Yesu. Kuko abantu bitiranya imihango y'idini n'imirimo y'idini no kuba abanyamwuka. Umugabo umwe umugore wanasengera hano, sindi buvuge wari we kuko nayo bananahari, ahumure ntabwo ndi bumuvuge izina, muri benshi uwo byabayeho ntabwo ari bimenye. Tugiye mu masengesho y'iminsi 40. Umugabo aramubwira ati rero nkubwire madame, ibi bintu byanyu ntabwo mwatangiye kuzana iyo mico mibi, namwe muraje mugiye kumara iminsi 40 buri mugoroba uri ku rusengero wataye urugo, genda kubujije. Goraza aramubwira ati rero umugabo wanjye yambwiye ngo ibintu bya 40 ngo ntabwo abyemera. Ndabwira mva rero madame reka nkwereke, sindi bunakubwire ngo uzasenge iminsi 3 cyangwa 4 cyangwa 5, genda umbwirire umugabo wawe ngo pastor yambwiye ngo 40 ni nyireke, aho kugira ngo ngire urugo rubi nasenze 40, birutwa nuko nagira urugo rwiza 40 ntayigiyemo, ndakubohoye. Aragenda abwira umugabo ati pastor yambwiye ngo rwose ngo 40 sinzayigemo. Arambwira ko pastor Ntwana ariwe kubw'ibyo bintu, ati rwose nushaka umuhamagare. Arambwira ngo none umuhaye uruhusa, uhaye uruhusa. Niba pastori ashobora kukumvisha yuko kugira urugo rwiza biruta kujya gusenga, uhaye uruhusa uzagende, kuko ubwo nabyumvise bizangirira umumaro. Icyo nenda kubabwira, iyo yari 40 ya mbere twasenze hano muri 2012, kuko nageze hano 2011 mu kwezi kwa kane. Ndenda kubabwiza ukuri namwe mwicayemo hano, niba uha umwanya wa mbere imirimo y'idini, urugo rwawe rukaba rubi kuko yakwagiye mu idini, guaranteed uri umunyedini nturi umukristo. Kuko hari ibintu twagiyemo ugasanga umuntu arakubwira ngo ugiye ngo nkunda Imana igutandukanya n'umugabo. Erega hari ibintu by'ubuyobe byinshi bisigaye biriho muri no minsi. Umuntu akaza ngo umuhanuzi yambwiye ngo umugabo mbana nawe siwe mugabo wanjye, uri umugore wandeze. Umuhanuzi yakubwiye ngo umugabo mubana mwabyaranye siwe mugabo wawe. Erega umugore agata umugabo akajya inyuma y'ingegera, mwumbabarire ntabwo ndimo gutukana. Umuntu araje akwemeje yuko wararongowe, utubwira ko wasenze urasezerana, utubwira ko wasenze ubyaye kabiri, Imana ntigeze nta n'amahane mwigeze mugira. Umuntu akaza ati nakurebye mbona umugabo mubana atari umugabo wawe, uri umugabo wande, agufitiye undi uzavaye.
umugore aherutse kumpamagara, unfortunately sinari mu Rwanda, ariko iri muri izi zone za hano MTN Rita, arambwira ati nakwamiye mu Rwanda uhakora iki se? Ati umuhanuzi yarampamagaye ambwira yuko umugabo wanjye ari hano wo tuba mana y'isi n'ijuru. Ndabona okay, shaka ati cyo usubire ku mugabo wawe umusabe imbabazi nakwemerera, urabona umunyamugisha. Wowe utumugabo ngo ugiye gukurikira umuntu winzerereza utanazi ngo n'umuhanuzi ahanura iki? Ibi rero nibyo mbabwira, hari igihe usanga ibintu abantu bagiyemo ntushobora kwiyimagina ingo zirimo gusenyuka kubera kubura ubwenge. Ibintu by'urudini umuntu akagiye ngo yakurikiye abahanuzi, ngo aba mu byumba akagurisha ibintu mu rugo, ngo mu byumba agafata umushahara wose akawujyana ngo ari mu byumba. Buriya rero ibintu nk'ibyo ngibyo bishobora no kugaragara nk'ibinyamwuka ariko atari umwuka w'ukuri, kuko Yesu yarabisemplifiye aravuga ngo nubona ikintu ugiye gukora kidatewe no gukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose no gukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe, uzamenye ko atari icy'Imana. None se waba ukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe ugasenya urugo rwawe? Cyonyine nawe ntuba wikunze. Uzi ko hari igihe umuntu agushyira ahantu nawe no kwikunda ntiwikunde. Ariko reka twigarukire ku nyigisho yacu ku karagaciyemo. Noneho Yesu urebe iki gice turimo kwiga cyatangiriye mu mpaka z'idini, kandi ngira ngo twigireho amasomo. Nimusoma neza muri icyo gice cya 22 badutangiriye, gitangirira ku murongo wa 15 ngo maze abafarisayo baragenda bajya inama yuko bari mutegesha amagambo. Aba bafarisayo nibo bari abanyedini, navuga ngo nk'abarokore buno munsi. Mu gihe cya Yesu abafarisayo nibo bantu bumviraga amategeko bakageza no kudutoya, ngo biyirizaga ubusa 3 mu munsi nako mu cyumweru, ngo bagatanga isogi mu cyacumi cy'isogi na nyiragasogereza. Mujya mubibona nyine aho avuga. Barangije tekereza abo bantu ngo basenga cyane, ngo basome ijambo ry'Imana cyane, ngo barizi cyane, baricaye barimo barajya umugambi wo kugambanira umuntu. Ngo bajya umugambi, bajya inama yuko bari bumutegesha amagambo. Ngo baragenda noneho kugira ngo bamutege, bamutumaho abigishwa babo hamwe n'abaherodi. Abaherodi bari mu ishyaka rya politike ariko naryo riba mu rusengero. Bamuteza umutego, ariko kugira ngo umutego ufate neza batwaye abazatanga raporo mu buyobozi, batwaye abaherode, batwaye n'abanyedini, abigishwa b'abafarisayo. Mugende mudutegera uriya mugabo, kandi mu mutegeko uburyo nadafatirwa iburyo arafatirwa ibumoso. Batwara igikoroto, baragiye baramubwira ati mwigisha mwiza, umva rero umva uryarya bw'abanyedini. Baragiye umva ukuntu batangira bamushyeshya. Ngo baragenda umurongo wa 16, mwigisha tuzi yuko uri inyangamugayo kandi wigisha inzira y'Imana by'ukuri, nturobanura abantu ku butoni kuko utita ku cyubahiro cy'umuntu wese. Nuko tubwire, utekereza uti amategeko yemera ko duha Kaisari umusoro cyangwa ntiyemera? Urumva bamuteza umutego w'ingutu. Navuga ko amategeko yemera ko baha umusoro Kaisari, abaturage baravuga ati uyu nguyu ashyigiye ubukoroni n'igitugu cy'abaroma. Abaturage baramwiterera amabuye. Navuga yuko tutagomba gutanga umusoro, twitwaje abaherode, baramukanya gato ntari bwikuremo. Yesu arabareba, arabitegereza, arabwira ati ngo umurongo wa 18 ngo Yesu amenye uburiganya bwabo, arababaza ati ariko mungeragereza iki mwandyaryamu? Nimunyereke ifeza y'umusoro, nimunyereke igikoroto mukoresha mutanga umusoro. Kandi ibikoroto by'abaroma habwa hari ishusho ya Kaisari. Noneho arababwira ngo muzanire idenariyo. Arababaza ati iyi shusho n'iri zina ni ibyande? Baramusubiza bati ni ibya Kaisari. Maze arababwira ati nuko rero ibya Kaisari mubihe Kaisari, by'Imana mubihe Imana. Umugabo aduciye mu myanya y'intoki kabisa, araducitse.
aravuga tumva iki gikoroto niba ari cya Kayisari mu gisubize Kayisari. Mu yandi magambo biravuga ngo murambaza niba mugomba gusorera ubwami bw'abaroma umunsi mwemeraga gukoresha amafaranga yabo, ubwo mwemeye ko babategeka. Kayisari ni mu muhibye n'Imana muyihibyaye. Aravuga atari ko araducitse ariko ntazaducika iteka. Noneho ngo haza abandi bitwaga abasadukayo. Abasadukayo bo rero bari nk'aba Kristo nyine b'abanyedini ko bita ngo n'abaliberali. Ngo bo ntibemeraga iby'umuzuko. Aravuga atari ko niba yatsinze abafarisayo araducika se twebwe. Ngo baraza baramubwira ati rero tuzi ko wigisha neza, tubwire biriya bintu uvuga ngo by'umuzuko ku iwacu habaye abavandimwe 7 bakarongora umugore umwe bakurikije amategeko ya Mose. Ngo uwa mbere yararongoye arapfa, uwa kabiri aramuhungura nawe arapfa, uyu mugore yateraga umwaka. Uwa gatatu aramuhungura nawe arapfa, n'uwa kane aramuhungura nawe arapfa, n'uwa gatanu aramuhungura nawe arapfa, n'uwa gatandatu nawe arapfa, n'uwa karindwi arapfa. Ndakurahiriye nkuru ntigeze ibaho. Abavandimwe 4 bose baramutse bapfuye bazira uyu mugore, uwa gatanu ntiyari kumurongora. Ariko bahimba inkuru ngo barashaka kumutega. Aravuga ati ariko imitego yanyu nayo ni nk'iy'urutega abana. Wowe ikituma mudasobanukirwa ibingibi nuko mutasobanukiwe iby'ubwami bw'Imana. Mu munsi w'umuzuko ntabwo tuzaba turi mu mubiri uyurongora, tuzaba dufite umubiri mushya umeze nk'uw'abamarayika. Niyo mpamvu mutabyumva. Baravuga ati uwa mugabo araducitse. N'abasadukayo yarabacitse. Baravuga ati ariko ntabwo tushyuzwe. Haza noneho ngo umuhanga w'amategeko. Abati mureke mubafatire ko Mose yaduhaye amategeko arenga 600. Ngaho uhita mutubwire iriruta yandi niriye. Kuko yarazi neza yuko natoranya rimwe baramurega yuko yapfobeje amategeko ya Mose. Aramubwira ati wa mugabo we, wowe ubyumva uti? Dore itegeko risumba yandi, ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, ukunde na mugenzi wawe nkawe ubwawe, andi yose uyashamikireho. Bivuga ngo yanze kwemera ko hari itegeko risumba yandi, abahaye simplification. Arangije aravuga ati andi yose ashamikira kuri aya ngaya, mujye muyashamikiraho. Ariko uyu mugabo ntabwo yanyurwaga. Nimureba muri Luka ibice 10 yaragarutse aramubwira ngo nkunde mugenzi wanjye nkawe ubwawe. Ubwo se mugenzi wanjye ninde? Noneho Yesu amukura mu idini amushyira mu buzima. Aramubwira ati umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko. Ubundi mu Bayuda kumva umuntu amanuka i Yerusalemu agiye Yeriko ubwabyo byari icyaha, kuko Yeriko uriya mudugudu Yosuwa yari yarawuvumye. Ni nko kubwira ngo umuntu yamanutse ava mu mudugudu w'umugisha amanuka agiye mu mudugudu w'irimbukiro. Umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye Yeriko. Bashatse rero kumubwira ati ubundi nibyo byari bimukwiriye, yaragiye hehe? Ngo ageze mu nzira ahugwa mu gico cy'abajura. Luka we niwe uduha inkuru yose irambuye. Ngo nuko ngo baramukubita baramukomeretsa bamusigaho avirirana yambaye ubusa. Noneho idini iraza. Idini iramanuka iza yambaye ikanzu nziza nk'iyanjye n'ibirango by'umutuku ari kanoni. Idini iramanutse. Mutambyi mukuru araza ngo amugeze iruhande aramureba ati ariko ibingibi mu byo nshinzwe ntibirimo. Ngo yinyureho aragenda. Noneho ngo nyuma ye haza natukunda. Ureba ntabwo arambara ikanzu ya gipastori, urabona aracyambaye ka kandi nyine kameze nk'akabana, kariya gakanzu nyine warenza hejuru. Ngo nawe araza arabireba aravuga ati ariko jyewe ndi umukozi w'Imana, uyu nguyu wakomeretse ashobora no kunyanduriza ikanzu. Ngo yiciraho arakomeza. Noneho rero ngo haza umuntu wigendera w'umusirimu mu bosi nka Rukwatage. Ngo aramureba. Urabizi nyine buriya abantu baba bosi rimwe na rimwe abanyamadini buriya tugira n'amakosa kuri ibyo bintu. Hari igihe bareba umuntu wifitiye amafaranga ngo bariya abantu ntibazajya mu ijuru. Ninde wakubwiye ko bafite amafaranga batazajya mu ijuru? Janvier we ntuhangayike, ndabizi ntabwo ufite menshi. Iyo nshaka nari gushakira hirya hanga ariko ntabwo ngiye singiye kubavangira. Ntabwo abantu baraza ngo bareba abantu ngo bafite amafaranga ngo batahire ngo bareba kire ntibazajya mu ijuru. Noneho baba bagiye kubaka urusengero ugasanga nibo bahamagaye, tukabajyana Nobleza, abandi tukabajyana Hilltop,
babandi uvuga ko batazajya mu ijuru akaba ari bo guha amafaranga menshi. We ninde wakubwiye ko umuntu ufite amafaranga menshi atazajya mu ijuru? Ntabwo Yesu yigeze yigisha ibyo bintu. Yavuze ko ushyira ibyiringiro bye mu mafaranga. Ntabwo yavuze ngo ufite amafaranga menshi jyewe uzansengera Imana impe miliyari urebe ngo ndakora ibitangaza. Nigeze kubirana ngo ariko pastor ngo ubwo Imana iguhaye miliyari ngo akakugusha ingusha miliyari ingusha. Ahubwo wayimpa ngo nkorera Imana murebe ko umuntu abigenze yabonye amafaranga menshi. Kuko iyo ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, ikintu cya mbere kikuzamo, iyo amafaranga abaye menshi wongera ibyacu. Simple. Iyo amafaranga abaye menshi, jyewe nanabigize kuva nkiri muto hari ikintu Imana yanyigishije. Imana yabwiye Aburahamu ngo nzaguha umugisha, nawe nurangiza uzaba umugisha. Jyewe rero iyo Imana impaye umugisha, somebody somewhere hari umuntu ugomba kumenya ko Antoine yabonye umugisha. Ariko ntimuzanzeho mwese mwaba mubaye benshi. Wabo umugisha afite mu kiruhuko cy'izabukuru ntabwo wabahaza mwese. Hari igihe wigisha gutya abantu bakagira ngo umugisha waraje. Mu busengero uzaze nuza muzabimenya. Ninjya muri Tengamara, ni Tengamara ariko itari ahantu nsigaye numva bavuga ngo hari abantu batomboye miliyoni 60. Umunsi muzumva bampaye miliyoni 60 uzanyandikira uti pastor nabimenye rwose muri Tenga hari ikintu bagutumye nzahita nkwaho cya 10 kizaba cy'Uwiteka hanyuma nawe nkurebereho. Ariko icyo nenda kubigisha si icyo ngicyo. Iyo ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, wunguka diplome ukumva Imana igiye guhabwa icyubahiro, kuko ubwo umushahara ugiye kwiyongera. Wacuruza business wabona irimo kwiyongera, ugashaka uburyo Imana ibimenya yuko wahawe umugisha. Kandi n'undi muntu hirya, kuko dukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose na mugenzi wawe nkawe ubwawe. Amina. Hari ibintu Imana ikwigisha ukagenda ubyiga koko. Kuko uriya mu Samariya Yesu yamutanzeho urugero kugira ngo atwereke ko idini ntabwo ari rwo rukundo nyakuri. Kuko idini yambaye ikanzu ngufi ikurikiraho yaciye ku muntu wakomeretse irakomeza irigendera. By the way, iyi dini ni nayo twagize. Njye mfitanye ikibazo n'idini nubwo ndi umupastori. Reka mbere icyo ko bikora. Mwansobanurira mute ko muri 94% by'abanyarwanda twara abakristo, hanyuma miliyoni y'abantu yicirwa mu nsengero no mu biriziya no hanze, yicwa n'abantu babatijwe bakomejwe, miliyoni y'abantu irapfa mu minsi 100 gusa. Iriya dini nta bukristo bwari burimo, ndaza kubibereka. Ariko iyi dini twabonye itega Yesu imitego. Umuntu yarambwiye ati ariko pastor wowe ugira ivuzi kandi atujya witonda n'ubuganira n'abantu, ati n'inshuti zawe nazo ati ntuzazishira amakenga nikagira inkuru. Ati abantu basigaye bagendana recorder ntuzandikodinga azabata umwanya. Jewe mvuga ibyo nzasubiramo. Cyara twiga muri universite, buriya twebwe twigiye muri kadeti ikomeye. Twari dufite icyo bitaga ngo niho nziye mu komandomo. Twabaga twicariye ku musota abantu bagatangira bakanegura bagakritika, tukaza kurenga territory tugatangira gukritika ibidakritikwa. Kumva umuntu aravuze ngo ariko onziye mu komandoma ngo itegeko rya 11. Itegeko rya 11 ryaravugaga ngo ujye uvuga ibyo uzasubiramo. Ko joraga kwisanga umunsi ukurikiyeho baguhamagaye ugiye gusobanura ibyo wahoze uvuga. Ariko icyo nenda kubabwira, iyo umuntu ambwiye ngo n'inshuti zawe ntukazizere ngo basigaye bagendana recorder, sawa cyo uzandikodinga. Ariko uguzaho bibaye nka bari bategaga Yesu imitego. Nje nishisha abantu nabaye umunyakuriza. Nibyo bategeshaga Yesu bakamubwira ngo tuzi yuko wowe ngo uvugisha ukuri, ngo uri inyangamugayo, binyangamugayo uvugisha ukuri. N'umuntu nakwaza atari ko ibintu warabivuze. Narabivuze. Wabivugiye iki? None ibyo navugaga ntibigaragara. Jya uvuga ibiriho, jya uvuga ibifatika, jya uvuga iby'ukuri, jya uvuga ibyubaka, jya uvuga nk'umukristo. Nta bindi bisigaye namanjwe. Ariko icyo nenda kubigisha hano, iyo dini itegana imitego, iyo dini igambana, iyo dini yica, ntabwo muyibona se? Ntayo mubona mwebwe? Ariko birenze naho, iyo dini isiga umuntu arimo kuvirirana.
kuko reka mbereke, hari igihe batanga statistique zo mu Rwanda bakavuga ngo mu Rwanda ngo hari abana ngo 30% ngo bafite kugwingira stunting, kandi 94% by'abanyarwanda basenga bivuga ngo ababyeyi bizi ngwingire basengera mu nsengero zacu. Twasize ingwingire ku muhanda tujya kugura amamodoka, sibyo? Twasiga ingwingire ku muhanda turikomereza. Kuki se tutagaburira izo ngwingire ntizigwingire kandi dusengane? Gukunda abandi. Cyo hari ibintu dukeneye guhindura mu itorero. Mumbabarire kujya mbivuga, iyo umuntu ashaje abona byinshi atabonaga akiri muto. Twasize inkomere ku muhanda tujya kwambara amakanzu. Dusengesha ababyeyi batanga ibya 10 n'amaturo, twubaka insengero nziza, tugura amamodoka meza, dusengesha abantu bafite abana bagwingiye, dusengesha abakristo batagira mitiweli, dusengesha abakristo batagira na toilette mu rugo, dusengesha. Ibi bintu bikwiriye guhinduka. Noneho tukabidini Yesu yashakaga, kuko ubundi ibyo twakoze ntabwo ari ibya Yesu. Mubyemere cyangwa mwe kubyemera. Nkunda uriya Musamariya. Umusamariya ngo yasanze uwo muntu yigaragura mu maraso, kandi we yari umuyuda. Aravuga ati ariko uyu nguyu nubwo aba bayuda batunena bakadusuzugura, ariko ni umuntu. Ngo aramuterura amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu irogi. Aravuga ati uyu muntu mumusigarane, mumugaburire, mumwomore, mumushakire umuganga, ndabasigira amafaranga, nashira fagitire iziyongeraho muzayima. Ergo uyu muntu yari yishyize mu kaga. Uzi yagaruka bakamuha fagitire bakamubwira ati wa muntu wawe urabizi yararembye tumuciraho ibyamirenge, kandi wenda ntabyo batanze. Ko ntabwo yigeze abaza uwo nyiri niyirogi niba ari umuntu w'inyangamugayo, ariko yashoboraga gutubura fagitire. Ariko aravuga ati niyo yayitubura jewe nzamwitangira. None Yesu arangije kubivuga, abaza uwo muhanga w'amategeko, uwo munyedini wasobanukira, amuga ati ubwo wamubereye umuturanyi mwiza ninde? Yanga kwemera yuko Umusamariya, kuko abayuda basuzuguraga Abasamariya no kumuvuga mu kanwa byari nk'icyaha. Yanga kuvuga ati n'uwo Musamariya, avuga ngo n'uwo wamugiriye neza. Yesu aravuga ati sawa, icyo nicyo nashakaga, genda nawe ukore nkawe. Genda nawe ukore nkawe. Nusanga umuntu ashonje, nubona hari ibintu bimwe. Kera nkiza hano nabajije umwana umwe yaririmbaga muri korali, sindi buvugiye ariko hano dufite amakorali menshi. Ndavuga ariko wiga hehe? Nabonaga ari mutoya. Ati ntabwo nkiga. Ntabwo kiga meaning ngo warigagura bireka. Ati ukaburirimba muri korali byagenze bitese? Ati nabuze amafaranga. Ubura amafaranga uririmba muri korali? Nibwo twatangiye gahunda yo guhindura system. Mbabwira nta mwana usengera i Remera ugomba kwirukanwa mu ishuri ngo atwicare iruhande. Kandi reka mbwira abapastori bansimbuye muzabigira umuco. Kuki umuntu twasengana ubu twese tungana dutya? Abantu bakabwira ngo rero ngo nubigira gutyo ngo abakene bose bazaza hano. Nibaza hano dusenge Yesu aduha amafaranga menshi tubiteho, kuko tugomba kuba abantu bafite ubukristo bujya mu bikorwa. Naho ibintu byo kugenda ugasanga hano twatuye amaturo, twatanze ibya 10 umwaka ushize dufite reserve, kandi dufite abana batiga, dufite abakristo dusengana batagira mitiweli. Leta yatangiye kuvuga ko izajya dusoresha, nanjye haraho nzageraho nyishyigikire. Kuki twarunda amafaranga Imana yaduhaye ngo tuyikorere, dukorera abantu bayo, tuba tuyabitse ngo tuzayakoresha iki? Kandi reka mbabwize ukuri ikintu nabonye, iyo dutangiye gukora iby'Imana yaduhaye, ibyangombwa dukeneye ngo tubikore irabitanga rwose. Reka mbaho ubuhamya bumwe nzengane no ku musozo turebe icyo Yesu yavugaga. Nkibikabuga, kuko giye ntangira gukora umurimo wa gipastori, nubwo icyo gihe nari ntarambara ikanzu, natangiriye Kabuga. Musenyeri yaranshinze kujya kuzamura paruwasi ya Kabuga, kuko yari irimo kugenda isigaranye nk'abakristo nka 30. Noneho nza guhura n'umwana wo mu rindi torero bafite n'ishuri. Ndamusuza ndabungira ni Yesu ashimwe. Ati gese nkibyikiriza.
Mungu ariko mu buryo bwo kumushinga kumutera amashyengo ndabwira nta salamu alaykum. Arambwira ati alaykum salamu. Ntiwabaye umuyisilamu sha? Arambwira tumva pastori nkubwire. Nubwo banyitaga pastori nubwo nari ntarambara. Abantu benshi batangiye kunyita pastori ntaranaba nawe. Arambwira tumva pastori nkubwire. Ati dini nyakuri ni Islam. Ati jewe urabizi nigaga mu ishuri ry'itorero. Baranyirukana kandi urabizi ndi imfubyi. Mama n'umukene. Ati ndabahenda ndabinginga barambwira ngo niba ntazanye amafaranga y'ishuri nicyo dupfana. Ati mpura n'umwana arambwira ngo kuri ekole islamique barimo kwandika abana b'imfubyi ngo barihire. Ati nagiyeyo baranyandika. Ati bamaze kunyandika umunsi ukurikiyeho. Ati mamu yazanye Bibiliya ntabwo yazanye Korowani. Atasoma muri Yakobo aravuga ngo idini nyakuri niyita ku mfubyi n'abapfakazi mu mibabaro yabo. Ataratubwira ngo bamwe muri mwebwe nitwe tubarihirira amashuri ngo ariko muririmba mu makorari y'amadini atabitaho. Ati mpita mvuga ngo idini nyakuri koko ni iyi ngiyi yankuye mu gahinda. Following day nari nahinduye nagiye n'abaye umuyisilamu. Ndavuga nta migi isomo. Ndagenda ku rusengero rwacu aho twasengeraga ikavuga ndavuga ni guhera uyu munsi abana mwese mufite ibibazo byo kwiga muze mwiyandikishe. Kandi twari tukiri gatoya, twari dufite abakristo bake. Noneho umucuruzi umwe dusohotse arambwira ngo pastor ngo biriya wavuze niba mugiye kubikora ngo jewe ndishingira kujya mbaha amafaranga yabyo ngo kuko noneho mugiye kubidini nemera. Kuko buriya iyo utangiye gukora iby'Imana yadutegetse ntuzahangayikishwe n'amafaranga kuko amafaranga n'ay'Imana. Abanyarwanda bacaga umugani mwiza ngo ushaka kurya iby'umukungu amyira umwana we. Kandi Imana yaravuze ngo izaba se w'imfubyi izaba umurengezi w'abapfakazi. Umunsi tuzatangira kugira ubukristo nk'ubwo Yesu yavuze, tugatangira gukundana, tugakunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose. Urumva twese twicayemo hano dukunze Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, ibya 10 biziyongera. Ibya 10 nibyiyongera tugakora ibyo Imana yadutegetse, imirimo yo gukunda abandi nayo yiyongera. Urumva bidahura kuko kimwe kigaburira ikindi. Umufuka wanjye iyo ngaburiye, iyo mfashe umwana w'umukene nkamurihirira school fees, Imana iravuga ngo kwa Antoine mwongere revenue kuko nibura hari urusaku rwajyaga ruzamuka hano yacecekesheje. Simple nuko bikora. Mureke tuve mu bintu byo kwihugiraho. Ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Nusanga ku nzira ye ariko umuntu arambaraye mu nzu bijye ngo iyi ni responsibility yanjye. Ndabizi muri no minsi hano kuri church barimo barakora ibintu byo kuzatanga za mitiweli, ariko muri kitwe kujya dukora ibintu bya maonesho, ahubwo tubigira umuco. Tugende twegere executive tumubwire ngo ariko twereke abo bantu batagira mitiweli, tunabakure muri ubwo bukene bazagezaho nabo bashobora kuzitangira. Ubwo nibwo tuzaba twatangiye gukora nkuko Yesu atubwira. Tukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Kuko Bibiliya yatubwira ngo reka ndangize ikintu kizagaragaza ko turi abakristo. Murebe muri Yohana 13 murongo wa 34 aravuga ngo ndabaha itegeko rishya. Yohana 13:34 35 13 aravuga ngo umurongo wa 34 no 35 ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nkuko nabakunze, mubare ko namwe mukundana. Ibyo nibyo bose bazamenyeraho ko muri abigishwa banjye ni mukundana. Muca umurongo kuri iryo jambo rivuga ngo ibyo nibyo abantu bazamenyeraho kuri abigishwa banjye ni mukundana. Ubukristo budakundana buba burimo guhakana ubwigishwa bwa Yesu. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo impamvu tugomba gukundana, Yesu yaravuze ngo mukundane nkuko nabakunze. Ko dukunda Imana dushingiye ku rukundo yabanje kudukunda. Kuko Yohana mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 19 aravuga ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda mbere. Donc Yesu yatweretse uburyo tugomba gukunda, yabanje kudukunda. Kandi agiye kudukunda adukunda extravagantly. Adukunda atitangiriye umutima. Arambura amaboko ku musaraba bateraho imisumari
arambura ibirenge bateramo iyindi, aratubwira ngo muze murebe uburyo mbakunda. Urukundo rwitangira abandi. This is how much arangira atubwira ngo namwe mujye mukunda mutya. Ukunda abandi nkuko wikunda. Haleluya. Ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Kandi nimureba muri Bibiliya zanyu murasanga yuko agenda bisubiramo. Na Yesu akavuga ngo niba mushaka kunyereka ko mu nkunda muzitondera amategeko yanjye. Ayahe? Itegeko mbahaye mukundane. Mukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'imbaraga zose, namwe hagati yanyu mukundane nkuko mwikunda. Ariko kambabaze, ubundi ubu Yesu aje akadutungukiraho turakundana. Twigeze kujya mu iteraniro ryacu n'abandi bapastori bari bampaye kwigisha, mbaza Imana ntariko ko nkunda kukubaza ibyo mbwira abantu, aba bantu mbakubwirire ngo iki? Twara abapastori gusa. Arambwira ngo bambwirire ngo murakundana. Nigisha kuri Zaburi 133, maze ndangije baranyanjama ngo twebwe turakundana, ngo twebwe tugira dute. Buriya Imana ni igitangaza. Ntihaciyeho icyumweru kimwe cyangwa bibiri, bombi iraturika. Nawa turakundana. Duhere kuri twebwe twambaye amakanzu, turakundana. Do we love each other? Ubu ngubu tugiye tukareba, tugahamagara abapastori bagera muri 600 n'ababishops bagera muri 10 n'abangahe, abakiri mu kazi n'abaritayarinze, bakatwicaza ahantu katubwira ngo ariko mwabagabo mwe mwigisha abandi murakundana. Do we love each other? Jewe ndavuga gutyo kuko ndi umwangilikani ariko ufashe n'ayandi madini. Turakundana. Kuko Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Turakundana. Reka mbaza abagabo n'abagore bari hano. Erega kuba mwicaye mu rusengero ntibivuga ko mukundana. Ngo zirara zishya bwacya zikazima, murakundana. Kuko muri kino gihe uyu mujyi wuzuyemo ingo zidakundana. Uzi impamvu? Mujya mubona mboteyaje tugira mu muhanda ntayo twageraga muri 98. Nta ni yari iri hari mu 2005. Yavuye hehe? Imana yaduhaye umugisha. Iyi Imana imaze gutanga umugisha, urukundo ruragabanuka. Haba mu rugo ruragabanuka. Umugabo aricara akareba umugore akavuga ngo ariko uyu mugore ngo ntahuye n'ikigero ngezemo. Mukira abakene, mugisangira ubusa, mwarakundanaga kuko yacuruzaga gataro, ukanyonga igare, mwahurira mu rugo mukabwirana amakuru y'ukuntu mwiriwe, mugaterateranya mukaramuka. None Imana yabahaye umugisha, mwubaka amaduka, mwubaka inzu ya etaje, ugeze mukagire ukavuga ngo uyu mugore ntahuye n'igihe ngezemo. Nashatse umugore narutaga, none arashaje je nkibyiruka. Ujya nzashaka umutoya mu muharike, numva iryo raha. Iyo ndirimbo rwose ushatse wayiririmba muri uyu mujyi, kandi nzi neza ko mbajije buri muntu wese wicayemo hano yabona urugero rw'umuntu urimo kuririmba iyo ndirimbo. Kuko ntitugikundana. Divorce ziriyongera kandi z'abantu basenga. Haro ntimundakarire ngo kuri ni kwica umutumirano. Abantu baramburana, abantu baragambanirana mu kazi, abantu iyo ubukire butangiye kwiyongera urukundo ruragabanuka. Abandi tugatura mu bipangu, tugakubitaho gate, tugashyiraho sone ifitemo n'akamikorofone, waza ugasona. Ninde? Ni Kayita Nkore. Ko tutakuzi? Batubwiye ko batakuzi. Ubwo genda. Ko nashakaga se patro w'urugo ntabona, ntakuzi. Twafunze ibipangu, dushyiraho KK interseke n'ibindi, dushyiraho n'amacupa, dushyiraho n'imikwege irimo amashanyarazi, mimbere dushyiramo n'imbwa, dushyiramo na kamera kugira ngo hatagira utwegera mu migisha Imana yaduhaye.
sohoka mu migisha abantu bamenye ko Imana yaguhaye umugisha. Nigeze kubwira umuntu umwe mu inshuti yanjye, ndababwira nzi ko muri uyu mujyi hari abagore bagaburira abana bakajya ibihe kurya. Aturashaka kuvuga iki? Nabariye kuwa mbere bariyiriza kuwa kabiri hakarya batarariye kuwa mbere, ntibagahora bariterana gutya. Arambwira ngo reka mu bintu nk'ibyo ntibibone, kandi ndi pastor ibyo ndimo kukubwira ari ibyo nahagazeho. Hageze barambwira atari kuzi ikintu ni ati bene abo sinjya mpura nabo nyine. Umwe atura sur sa route d'anho, undi akanyura sur sa route d'amba, ntibagira aho bahurira. Ninde uzabahuza hano muri church ko bose duhura nabo? Nabo tudahura nabo tugomba gusohoka tukajya kumenya aho bari, kuko niko Yesu yadutumye. Nimukundana nibwo abantu bazamenye ko muri abigishwa banjye. Reka ndangirize kuri aya magambo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 10 n'uwa 11 haravuga ngo rero buriya itandukaniro ry'abana b'Imana n'abana ba Satani. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo w'10 haravuga ngo iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani: umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Muri icyo gice umurongo wa 14 n'uwa 15 hakavuga ngo twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo kuko dukunda bene data. Udakunda aguma mu rupfu. Umuntu wese wanga mwene se ni umwicanyi, kandi muzi ko nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho muri we. Udakunda mwene se, Yohana warabyagura, uwo ni umwicanyi, kandi nta mwicanyi ufite ubugingo buhoraho. Niba ufite umuntu wanga, ashobora kuba yaraguhemukiye, ashobora kuba ufite impamvu yo kumwanga, ariko Imana yarakubwira ngo n'abanzi bawe ujye ubasabira umugisha, ntukabange. Twe ntitwangana, turi ubwoko butavumana, turi ubwoko bukunda. Ugakunda abagukunda, ugakunda abakunditse, ugakunda n'abadakunditse, ugakunda n'abadakunda, ugakunda n'abadashaka gukundwa, ugakunda gusa kuko Imana yacu ni urukundo. Haleluya. Reka nsoreze kuri aya magambo dusenge. Yohana, urwandiko rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 8 haravuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri, si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana ariyo yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Amen. Hanyuma umurongo w'icyo gice wa 20 ukavuga ngo umuntu navuga ati nkunda Imana kanga mwene se aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye ntabasha gukunda Imana atabonye. Ibi nibyo tugiye kumara iminsi twiga, gushyira urukundo rwacu, gushyira ubukristo bwacu mu bikorwa. Ubukristo bukundana. Ariko reka mpere kuri twe twicaye hano, ariko wakwihereyeho ko Yesu yavuze ngo dukunda abandi nk'uko twikunda, ubundi wowe urikunda. Erega abantu benshi hari nubwo tubasaba ibyo badafite, nawe ubwe ntiyikunda, ukamubwira ngo kunda abandi. Ndabakunda ni nanjye ubwanjye ntikunda. Banza wikunde, wiyakire uko ureshya mu ngano yawe, wiyakire n'amaguru yawe mato cyangwa manini, wiyakire n'imisaya yawe mitoya cyangwa ibyibushye, abantu wiyakire n'izuru ryawe ritoya cyangwa rinini, kuko buri muntu wese agira ikintu yiyangaho. Jewe nageze aho ndikunda no mu mvi no mu inkanyari, kuko hari abasaza mbona barimo kurwana n'imvi, kagera gutya agatera kanta kongera kagera we nk'abantu bose uzahora utera kanta ugeze ryari, kuko muze wakwemeye ko kwimvi zizana n'ubusaza. Weze n'iminkanyari nayo tuzayikwega, ariko nabonye nayo basigaye bayikwega. We hari amavuta umuntu yisiga ngo n'iminkanyari bakayikwega nyine. Ariko se bagenzi bangereka mbabazi, ku myaka yanjye 67 ndagaragara nk'umusore ngo ngire gute, ngiye kurambagiza, ngiye kwiyamamaza, ngiye kurushanwa? Mwaretse tukisazira neza. Icyo ndimo gushaka kubigisha ni ukwiyakira.
ntuziyange ngo nuko washaje, ntuzaniyange ngo nuko uri mugufi, ntuzaniyange ngo nuko ufite imisaya minini, ne kuvuga amabinga. Amabinga se ko navutse nkasanga nyafite niyahure, ko nta nicyo mfite nayagegenesha, reka nigendere n'amabinga yanjye. Iyakire wikunda ukuri, niko Imana yakuremye kandi yagukunze utyo. Nureba mu ndorerwamo ukabona umutwe wawe uvuga ngo uyu mutwe ni w'igiciro cyinshi, Imana yayiguze amaraso y'umwana wayo. Hanyuma hasigaye wikunde, uburyo ngo ibyo ari byo byose niyo mwebwe mutankunda, ngewe hari uwaremye ijuru n'isi warankunda. Numara kumenya icyo ngicyo uzakunda abandi bikoroheye. Amina. Ariko niba wicaye mu hano ukabumvise umwuka akubwira ngo ihereho wikundi, cyangwa hari umuntu ugomba kubabarira, cyangwa hari uwo wanga ugomba gukunda, uyu ni wo munsi. Kuko tugiye kumara amezi 2 yose turimo kwiga iyi nyigisho, ariko natwe nk'itorero reka dusohoke tubitorero Yesu yashakaga, risubize ibibazo by'abantu, dukundane uko Yesu yadukunze. Dusenge Imana. Turagushimye Mwami Mana yacu, uturebe uko duteranye hano. Turifuza kugenda nk'uko wifuzaga ko tugenda, turifuza kuba abakristo bakundana, twebwe ubwacu tukiyakira kuko wadukunze urukundo ruhebuje, kandi twamara kwiyakira tukakira abandi. Warakunze ubabarira n'abakubambye ku musaraba, utwigishe gukunda, dukunda abadukunda, dukunde n'abatwanga, dukunde n'abadakunditse, dukunde n'abadashaka gukundwa, dukunde n'abadakundana, kuko wadusabye gukunda nk'uko ukunda. Ndasengera umuntu wese wicaye mu hano ufite umuntu wamubangamiye, ufite umuntu wamuhemukiye, ufite umuntu yumva niyo byagenda gutatarekura ngo amukunde, nibura abanza mubabarire, amusabire umugisha. Ndasengera abantu bose bari mu hano ngo twese utwigishe. Umunsi waduhaye umugisha, wabwiye Aburahamu ngo Aburahamu ngo nzaguha umugisha, ngo ariko ninguha umugisha nawe uzabera abandi umugisha. Utwigishe kubera abandi umugisha. Natwe nk'itorero utwigishe kuba umugisha w'abakristo ba hano, twigishe no kuba umugisha muri neighborhood, mu baturanyi b'iri torero. Imbaraga zawe zigendane natwe, imbaraga zawe zidukoreremo. Ubwo turimo kwigisha zino nyigisho bye kuba amagambo, tugiye kumara amezi 2 twiga kugukunda. Uduhe kuzarangiza aya mezi 2 tuzi gukunda, uduhe kuzarangiza aya mezi 2 twemera gukunda, uduhe kuzarangiza aya mezi 2 twemeye ko dukunditse kandi ko natwe dushobora gukunda abandi. Imbaraga zawe zikorere muri twe, imbaraga zawe zikorere mu itorero, icyubahiro cyawe kigaragare, ubwoko bwawe tuguhamye, kuko waratubwiye ngo nimukundana abandi bakababona mukundana, ngo nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Reka abagabo n'abagore bakundane mu ngo zabo, zibe ingo zikurura abandi. Reka ababyeyi n'abana bakundane, bituma abantu bamenye ko dutandukanye n'abandi. Reka dukundane n'abo dukorana kugira ngo abantu bamenye ko dutandukanye. Reka dukundane mu itorero nk'abashumba kugira ngo abantu bamenye yuko natwe turi abashumba b'ubwoko bukundana. Reka izo mbaraga zize Mana muri ino myaka turimo, muri ino minsi twiga izi nyigisho. Kora ibitangaza hagati muri twebwe, izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwoko bwawe buhabwe umugisha, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo. Amen.